Perezida wa Burkina Faso Ibrahim Traoré akomeje kugenda atera amahanga menshi kugenda yibaza ku biri kumubaho cyangwa se yibaza ku miyoborere ye, amahanga yose yumiwe, Afurika yose yumiwe ndetse ibitangazamakuru biri kugenda byandika iyi nkuru ku buryo bukomeye cyane rero. Uyu ni perezida ukunda kwiyambarira imyenda ya gisirikare ndetse n'imbunda ku itako, imbunda yo mu bwoko bwa masotera ndetse n'uturindantoki ku buryo ubona ari smart rwose mu myenda ya gisirikare, ukunda kuba atuje atavuga menshi kandi akontorora ku buryo bukomeye cyane. Rero yabajijwe ku byerekeranye n'umutekano ndetse n'uburenganzira bwa muntu, abasubiza ko abo bavuga uburenganzira bwa muntu batarusha abanyaburkina Faso cyangwa se abanyafurika kubwubahiriza, ahubwo abirirwa babuvuga ari bo babuhonyora, ari bo babwangiriza. Uyu rero yaje kubabazwa ku byerekeranye n'umubano we n'Uburusiya, agenda asobanura byinshi bigiye bitandukanye ku byerekeranye n'umubano we n'Uburusiya, abasubiza byinshi bigiye bikomeye. Rero uyu mugabo ari kugenda atitiza amahanga ku buryo bukomeye cyane, anavuga ko demokarasi birirwa biratana cyangwa se bavuga bo muri Burkina Faso hadakenewe demokarasi. Bumva amagambo yakomeje kugenda asobanura. Tora hari inenge dufite tugomba kubanza twakuraho, nicyo kibanze. Ikindi birakwiriye ko abantu bibagirwa ikibazo kijyanye na demokarasi, ako ni akazi tugomba kubwizanya ukuri. Demokarasi si yacu. Demokarasi bariya abantu bavuga uko yakabaye, iyo ntituyikeneye. Ubusanzwe turamutse turi kuvuga demokarasi tubwira umunyafurika, umuntu akaza ayivuga gutyo, abamwumvise bahita bahunga. Demokarasi irica. Iyo niyo demokarasi dushaka. Reba Libya ni urugero ruri hafi yacu. Babaga mu mahoro, amazi yari ubuntu, ibintu byinshi byari ubuntu. Iyo abantu bashyingiranwaga bahabwaga amafaranga yo kubafasha n'ibindi. Ariko uyu munsi abantu muri Libya birirwa bazengurukana amajerekani bashaka amazi. Reba ibibazo ifite. Ni abana bangahe bapfuye. Iyo niyo demokarasi. Aho bashaka kuzana demokarasi hose ku isi ni amaraso gusa. Imana iturinde iyo demokarasi. Twe dufite uburyo bwacu, ntidushaka kumera nk'abandi. Twe twaje kugira ngo duhindure ibintu, uburyo bw'imikorere, cyane cyane imyumvire, kugira ngo abantu bafungure amaso. Iyo demokarasi ni ubucakara. Nta demokarasi muri iyi si. Kugira ngo bayishyireho babanza kwica. Demokarasi yica ntituyishaka. Imana yiturinde. Traoré kandi igihe yabazwaga amagambo umugaba mukuru w'igisirikare cy'Ubufaransa yavuze ubwo yari mu nama yamuhuje n'ibihugu nka Cote d'Ivoire ndetse na Benin, yasubije mu magambo avuga ati: Il est français, non? Qu'il s'occupe de ses oignons. Nous sommes burkinabés, ça ne le regarde pas. Ni Umufaransa, ntareba ibimureba. Twe turi abanyaburkina Faso, ntabwo bimureba. Ibyo akwiriye kubyumva. Ibyo nibyo njya mvuga. Iyo umuntu avuga ku gihugu cyacu, njye mbifata nk'igitutsi. Abadufata nk'abantu badashoboye, n'ibiki bimureba. Ibintu byarazambye, biramureba. Niba byarazambye, byazambye hagati yacu nk'abanyaburkina Faso. Ntareba ibimureba. Ni muntu ki kugira ngo ashyire mu kanwa ke Burkina Faso? Cyangwa aracyafitemo ya myumvire ya gikoloni? Ko wari umukoloni, twe tukaba abacakara? Kubera icyo avuga Burkina Faso? Ni ibiki bimureba? Bahoze hano, njye narabirukanye mu ntangiriro za 2023. Ubwo bavaga hano, ibikorwa byabo by'ubutekamutwe byari birangiye. Bakiri hano, ntabwo twashoboraga guhaguruka hano i Ouagadougou ngo tujye Kumbia n'ahandi. Hose hari huzuye ibyihebe. Bari baraje barinda bagera hano hafi muri Kudugu, mu birometero 100.
ahantu hose ibyihebe byari byarahagose. Umuhanda RN 16 nta muntu washoboraga kuwunyuramo. Ntibari bari hano bafite za kajugujugu, ibifaru, drone, satelite n'ibindi. Ni inkorabusa. Uyu munsi twe tugenda dutuje nta nkomyi. Ejo bundi aha hari ba ambasaderi bo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Igihugu kimwe cy'i Burayi, umwe yaravuze ati ese nshobora kugenda hirya no hino? Tuti rwose. Aragenda aridegembya hose. Njye njya aho nshaka mu gihugu hose. Ntabwo ngenda n'indege, ngenda mu muhanda. N'Abanyaburkina Faso barwanye kugira ngo twisubize igihugu cyacu. Ibyo rero ntabwo ari byiza kuri bo. Kuba twarabashije kwigarurira ubutaka bwacu si byiza ku Bufaransa. Yari afite impamvu zo kuvuga kuriya. Iyo avuga ntabwo aba ari ku neza yacu, ni ku neza ye. Kuri we ashaka ko tugira umutekano muke hanyuma akagaruka. Kandi bari inkorabusa. Bananiwe kugarura umutekano. Ingabo zacu zararwanye. Ntabwo tubakeneye. Nareba ibimureba. Traoré kandi yabajijwe ku byerekeranye n'umubano we n'Uburusiya, ku byerekeranye no kurwanya iterabwoba. Umva uko yaje gusubiza mu magambo ye. Il faut que les gens comprennent quelque chose. C'est vrai que le président russe même a souhaité tout ce qu'on veut comme aide en matière de lutte contre le terrorisme. Hari ikintu abantu bakwiriye gusobanukirwa. Nibyo, perezida w'Uburusiya yifuje kuduha ibyo twifuza byose nk'inkunga mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba. Yifuje ko niba dushaka ko yohereza ingabo n'ibindi mu kudufasha mu kurwana. Ariko njye hari ikintu nifuza kubabwira. Turi Abanyaburkina Faso. Nta muntu uzaza kuturwanirira. Ibyo ni igitutsi kuri twe. Uko dukorana n'Uburusiya, niba dukeneye ibikoresho, Uburusiya bwadufunguriye amarembo. Niba dushaka kwishyura, biteguye kuducuruzaho. Ibyo ubwabyo ni ibintu bikomeye. Murabizi ko hari n'ibihugu twashatse kuguraho ibintu bikabyanga. Ibihugu byinshi by'i Burayi byanze kutugurishaho ibikoresho. Ariko Uburusiya butugurishaho icyo dushaka cyose. Hanyuma kandi Uburusiya dusangira ubunararibonye bw'imirwanire. Buri mu ntambara, intambara igezweho. Twigira ku ntambara yabo, nabo bigira ku ntambara yacu. Usibye ibyo, nta muntu udufasha ku rugamba. Ni abasirikare b'Abanyaburkina Faso barwana. Nibo bahoza ibice byacu. Nta wundi. Yewe n'imyitozo itangwa n'Abanyaburkina Faso. Hari ikintu njya nkunda kuvuga. Mwebwe Abanyaburayi, ese ni Imana yaje ikabigisha uko barwana? Ese muri abahanga kuturusha? Dufite ubwonko bumwe. Nta muntu uzaza kuduha imyitozo. Nta muntu warwana uru rugamba kuturusha. Abasirikare b'Abanyaburayi baramutse baje hano kurwana, bose bahita bapfa. Nitwe tuzi iyi ntambara. Nitwe twayitangije. Ni natwe tuzayirwana. Ibrahim Traoré kandi nanone yaburiye ibihugu byerekeranye n'amahanga cyangwa se ibihugu by'amahanga bishaka kumuha amabwiriza ku byerekeranye n'intambara cyangwa se n'imitegekere, abyihaniza agira ati: Vous coopérez avec nous, il n'y a pas de problème. Mais quand vous venez, si vous venez et que vous voulez nous montrer que vous êtes supérieur à nous, abashaka gukorana natwe nta kibazo. Ariko nuza ukumva ko ushaka kutwereka kudusumba, ibyawe byarangiye. Ugomba kugenda. Naho nuza wumva ko tuzaganira nk'abantu bareshya, nta kibazo. Twaganira. Buri wese akora ubucuruzi hose. Ibaze rero, uramutse uje ukavuga uti ndashaka zahabu yanyu. Tuzabaha 10%, dutwara ibisigaye. Muri Burkina Faso ibyo ntibishoboka. Nuza turaganira. Uzanye iki? Tw'umutungo kamere ni uwacu 100%. Ariko bitewe n'icyo uzanye,
dushobora kuganira tukavuga tuti turaguha 40%, 50%, ibyo ni ibiganiro. Naho niba utabishaka ukaza uvuga uti aba ni abirabura turafata icyo dushaka, ntabwo bikunda. Ikiganiro kirimbanije Traoré yabajijwe impamvu akomeje kugenda asimbuka kudeta zigiye zitandukanye nyinshi cyane, ndetse kuba amaze gusimbuka kudeta enye z'abashaka kumwica bamukura ku butegetsi, abazwa abo ari bo. Umva uko yasubije. Vous avez dénombré 5, il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus, c'est ce qui est peut-être dévoilé le truc. Mwabaze 5 gusa, hari nyinshi. Buri munsi haba hari abantu baba bashaka ko twaba tudahari. Abo bantu nibo badufata nk'abacakara. Ni abantu bashaka kwigarurira Afurika, badashaka ko Afurika yigenga. Rimwe na rimwe ni n'Abanyafurika bakoreshwa. Turi abantu bashaka ko urubyiruko rwacu rubona imirimo hano. Aho kujya mu mihanda hariya, Abanyafurika si abantu baciriritse, ariko ibihugu byadukolonije bishaka kutubona mu bucakara, bishaka gukomeza kutwigarurira. Bafite abantu b'ibikoresho byabo hano. Abo bantu rero b'ibikoresho biteguye gukora byose kugira ngo batwivugane. Nibyo byago bya Afurika. Rero abo bantu umunsi ku wundi Imana itwongera ntibaba bishimye. Ni intambara idahagarara. Yabajijwe kandi niba hari icyo ateganya kukongera ku bwisanzure bw'abaturage, kuko ngo muri Burkina Faso nta bwisanzure buhari. Vous avez très bien fait d'être venu, c'est bien. Quelque chose que les médias mainstream, ce qu'on appelle, passe le temps à mentir en Europe. Wagize neza kuza kubera ko ibi ni by'ibinyamakuru bikomeye by'i Burayi byari bimaze igihe bibeshya nk'aho abantu bagendana amashoka n'ubuhiri. Bivuga ko iyo ufunguye umunwa ukubitwa. Ibyo ni ibinyoma. Hari ubwisanzure. Buri wese afite ubwisanzure bwo kuvuga ibyo ashaka, gutanga ibitekerezo n'ibindi. No kuri televiziyo zacu ubona ko abantu batanga ibitekerezo byabo. Ariko ubwisanzure bugira aho butagomba kurenga. Urugero, turi igihugu kiri mu ntambara. Ntituzemerera uwo ari we wese guca intege ingabo zacu mu gihe ziri ku rugamba. Ibyo ntituzabyemera. Ntituzemera ko abaturage bacu bashyigikiye bampatse ibihugu badobya urugamba rwacu, bagasubiza igihugu cyacu mu maboko ya mpatse ibihugu. Ubwisanzure bw'umuntu ku giti cye, nk'uko twabivuze, bugarukira aho ubwundi butangirira. Bitabaye ibyo ntitwaba dufite sosiyete. Ufite ubwisanzure bwo kuvuga ibyo ushaka, ariko n'undi afite ubwo kuvuga ibyo ashaka. Kandi iyo buri wese atangiye kuvuga ibyo ashaka byose, birangirira hehe? Birangira abarwanya. Ese twakwicara tukemera ko sosiyete yacu isenyuka? Oya. No kubavuga ko bafite ubwisanzure, nta bwisanzure bwa nyabwo bafite. Dutandukanye na leta y'Ubufaransa n'Abafaransa. Ese mu Bufaransa haba ubwisanzure? Ntabwo. Iyo utagendera mu murongo wa leta, wirukanwa kuri televiziyo. Abanyamakuru barirukanwa. Vuba twabonye Arefoka na Claude Siard, vuba birukanwa kuri RFI. Aba banyamakuru bamaze imyaka myinshi bakorera iyi radiyo. Kubera iki bibasiwe? Bazize ibitekerezo byabo. Bityo rero nta bwisanzure bwo gutanga ibitekerezo bubayo. Urebe muri iyi minsi y'intambara. Nk'umunyamakuru wasara ku buryo wakora inkuru ushaka, ntizatambuka. Ubwo intambara y'Uburusiya na Ukraine yatangiraga, ibinyamakuru byinshi by'Abarusiya byaciye mu Bufaransa. Ese ubwo ni ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo? Oya. Ubwisanzure bwose bugira aho bugarukira. Ubwo abakozi Gilets jaunes n'abandi bajyaga kwigaragambya, barakubiswe. Bashakaga gutanga ubutumwa bwabo, kubwira leta bati dushaka ko hajyaho politiki yadufasha kubaho natwe. Hano twita ku bahinzi. Abahinzi b'iwacu ntibigeze bigaragambya ngo bakubitwe. Tubitaho, dukora uko dushoboye kugira ngo bahinge mu mahoro, babone ibyo bashaka. Abandi byo ntibibaho. Ariko ibyo bihugu birihanukira, bikavuga ko bigira ubwisanzure. Ibyo si byo. Byose biyobozwa igitugu. Ibyo bita ubwisanzure bibizana gusa kuri Afurika. Ubwisanzure bugomba kurebwa mu buryo bwagutse.
hano abantu barisanzura kurusha iyo, barisanzura cyane.